ukuri ni ingenzi mu kubaka urukundo rwiza, tubiharanire. Iyi ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato. Ashwi data, umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu i Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorali ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka ababo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nonaha. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, birote, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters. Tubakorera kandi sportswear, byose tukabashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize, kandi iyo wize neza bigaragarira mu byo ukora. Muze rero mbakurike grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba iyo muri Jao. Ciao, ni Jado umunyabugeni wanyu utazabatengwa na gato. Nabonye umunsi wandutiye indi, nibwo nabonye uwankunda koko. Nabanje kwishima nazi impamvu, nazi ko turi bubonane. Mbona araje akabaho, namuramukije n'ubwuzu bwinshi, kubera urukumbuzi rwinshi. Ndamwitegereza nshira agahinda, nicara hasi turaganira, nyumva twakwigumanira. Kabisa cyane. Abantu batagira urukundo barahombye. Barahombye ni ukuri pe. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Urukundo rero ni rwiza, urukundo ruganza iteka mu bantu. Mbibutse kandi nayo mpamvu tuba turi hano, niyo mpamvu iyi YouTube channel yacu. Umukunzi wanjye rero aragira ati, "Jewe nagukurikiye ibintu bitatu by'ingenzi, harimo urukundo nyakuri, harimo ukuri, ubuhanga, yashyizemo n'akantu ka physical appearance. Urukundo ruganza iteka mu bantu." Wenda wowe ushobora kumbona ukabona ndi ingagi, ariko kuri we nakwereka uko intama zambara. Ndashaka kubabwira ko ariko reka mbanze mbibutse ntakomeza, niba ari bwo bwa mbere ukigera kuri iyi YouTube channel. Utarakomeza kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro, fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatengwa na gato. Urakoze cyane. Kora kuri subscribe, ukore hariya haba handitse all, bahita baguha message ivuga ngo
you will receive all notifications. yego Niko bivuga. yego kumana yanjye Aha, ibyo bizatuma d'abord uzaba wakoze kunzogera bagwiriya message bituma tuzajya buri kintu cyose twaprodinze uzajya uhita ukibona. yego Hanyuma urajya muri comments ushyiremo comment yawe bitewe nuko uri kutwumva. Ibintu byacu nimba hari icyo byagufashije urandikamo dushimira, niba hari icyo ubona twakongera mu byo tukora bya buri munsi nacyo uracyandikamo, niba hari icyo ushaka ko ubutaha twazaza tuvugaho nacyo uracyandikamo, ariko utagiye kure y'urukundo. niyo cyaba ari n'ikibazo n'ubundi yabaza ushobora kutwandikira utugira inama, udushimira, utubaza se, byose biremewe cyane. Dukomeje rero nagira ngo mbabwire ko ukuri ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora kubaka urukundo. yego Ibi bintu birareba buri wese, ariko cyane cyane nk'abantu baba barabaye nk'abadivorce bakajya gufonda izindi nkundo ku ruhande. Iyo ugiye utavuga ukuri ku byo wabayemo no ku bishobora kuza bitunguranye bikagusenya, niho hahandi umu ex wawe ashobora kuzana umunwa yavuga ibintu byagera ku mugore wawe cyangwa umugabo wawe ari bishya mu matwi ye, nawe yaperereza koko agasanga ni ukuri, ugasanga rwa rugo mva rurashya rurahiye. ni ugushya pe. Akantu k'ukuri mukiteho, wowe utumva, wowe ukurikije ikiganiro, akantu k'ukuri niba wumva utakifitemo ndakurahiye nta kintu ufite. So urukundo ni akantu ka kabiri, ukagenda ufite urukundo rwa nyarwo utagiye gukinisha umutima w'abandi. Buri muntu ugukinishiriza umutima, ukuvunira umutima kugira ngo azakuve mu bwonko biragorana. Duhereye ku kuri, ukaba ufite urukundo nyarwo. Ikindi kandi ukaba ufite imibanire myiza na sosiyete ubamo. Utwo tuntu dutatu niba udufite uzakereye urukundo bigire gute, biguhire cyane. Ibi ngibi ntabwo biri official, nawe ushobora kujya muri comment kongeramo n'ibindi byinshi washingiraho, ariko njyewe two ni utuntu dutatu nari mpisemo kugira ngo mbabwire inshuti bavandimwe. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Aha, ikindi kintu uvuze ku kuri, uvuga ku mibanire yawe na sosiyete ubamo. Ikindi kintu cyubaka urukundo ni kuganira. Utarakomeza kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamure ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruha igiciro, fatanya natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share, ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Mugafata umwanya mukavuga muti ese ko uyu munsi burakeye, ngiye mu kazi naye mu kazi, urumva, ariko hakagira akantu nyamukuru muganira kerekeye wenda ubuzima bw'umunsi. Ukagira uti wenda turagiye hano, hasigaye hate, ese abahasigaye basigaye bameze neza, mwabona ari neza, n'undi agacaho. Telefone nicyo ziberaho, hari icyo wakunguka ukavuga uti burya twaganire twabisubikiye ahangaha, ariko aka n'aka ntitwagakemuye, mukagakemura. Ni ukuri kose pe, urukundo rurakomeza rukagenda neza. Kuganira muri rusange, urumva nayo n'indi ngingo ishobora gutuma urukundo cyangwa se ubuzima bw'urugo buba bwiza kurushaho. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Inshuti bavandimwe rero, mwebwe cyane cyane muri mu rugo nk'umugore n'umugabo, mwe mwahisemo kubana,
mujye mugera igihe muganira, akantu ko kuganira ni sawa, sawa cyane, kuganira ni sawa, mujye muganira mwibukiranye byanze bikunze kugira ngo umutipe afate umwanzuro wo kubaza umukobwa izina, ni uko hari amarangamutima aba yazamutse, hari ikiba cyatumye agwa kuri iyo sura y'uwo mukobwa, kandi hari benshi so iyo rero mbere y'uko mufiyansanya haba hari feelings zabanje kugira gute kuzamuka, bityo fiyansaye itangira umaze kubaza umuntu izina, kandi iyo mu gihe cya fiyansaye haba hari urukundo ruba rugurumana, my friend, ruba n'abariya batandukana ntabwo ari uko baba batarakundanye, ahubwo barakundana, wenda hakaba ibyo batumvikanaho bageze mu rugo, ariko mbonda n'abakomeje kwanza muri rero mu gihe muri mu rugo rwanyu mwarakundanye mwarashimanye muri mu rugo, swati mwarabyaye cyangwa se muranabyara, ariko mwaba mufite abo bana mwaba mutarabagira, mujye mwibukiranya ibintu ubuzima bwabanje cyane. Muri kiriya gihe haba hari urukundo, noneho hari utuntu wenda wakundaga kumukorera muri dating, muri fiyansaye niho mvuga, niba udusapurayizi wajyaga umukorera n'ubundi tumukorere cyane, niba si ibitegeka runaka wenyine mbake kantu kaba ari neza, niba ndishimye rwose. Niba wowe mugabo ushobora gusapurayizinga umugore wawe, nawe ashobora kugusapurayizinga, nimukora utwo tuntu mukajya mwibukiranya muti ariko buriya bwa mbere byari bimeze gutya, bizatuma urukundo rwanyu ruhora ari rutoto, ruhora rutoshye, ruhora ruryoshye, nimubone tumeze gutya twasama mukabona turishimye. Nta yindi mpamvu, twebwe nuko ibintu byose ahantu hose tuba tuganira, haba mu nzira tuba twimereye neza. Noneho mbabwiza ukuri ko n'abantu b'abasaza n'abakecuru duturanye baba bafite byinshi batwigiraho aho kugira ngo ari twe tubigiraho. Twasanze rero ari intsinzi kuri twebwe kubona abantu b'abana, turi abana pe, abantu b'abana, yego ntabwo turi abana, ariko pari raporo y'umuntu umaze imyaka 15, 17, 20 mu rugo, akaza ukumva arakubaje ngo ariko mubigenza mute kugira ngo muhore mwishimye, muhore mumeze nk'aho muri bashya. Wow, njye mba numva rwose yari iyo ni intsinzi, kandi tuzabigumana namwe rero turifuza ko mumera nkatwe, itoto ku rukundo. Niba rero hari icyo wakongeraho, ndavuga wowe udukurikiye, wowe ushobora kwandika muri comment, niba udushimira nabyo ni byiza, niba utugira inama nabyo ni byiza, byose tuba tubikeneye. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Urukundo ruganze iteka mu bantu, mw'abantu mwe, turabakunda kandi nizere ko mudukunda, ariko namwe muradukunda, kubera ko ni nayo mpamvu nyine warebye iki kiganiro ukarinda ukigeza ahangaha. Ciao ciao, turabakunda.